ariko burya umwana w'umurasta nawe aba ari umurasta kuko ntabwo intare ibyara imbeba, intare ibyara intare. Ashobora kuba atambara uko nambara cyangwa se atabasha kuba yakwitwara uko nitwara kuko njye mfite ukwanjye nitwara by'umwihariko, ariko haravuga nyine mama ni intarekazi, nyine urabyumva turi intare iwacu. Turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande, bari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abarundi, urukundo mugenda mutwereka turabashimira. Hanyuma rero reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse n'utarayikora, uyu niwe mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Hanyuma rero nk'ibisanzwe ni Ange, tukaba tugiye kuganira nk'uko muri kubibona imbere ya kamera za Yawe TV, turi kumwe n'umuntu uri kureba ukuntu yambaye, uri uvuga ati si uyu muntu noneho nkuko muri kwibona ni ibintu nyine biri amazing, biratangaje cyane pe, ni yambaye neza. Niwe tugiye kuganira rero kuri aka kanya, muri aka kanya rero reka tugushimire ujye gufata akanya kwicara kureba kino kiganiro. Hanyuma rero reka ntangiye muha ikaze, tugiye kuganira. Amakuru yanyu Ni meza, meze neza cyane? yeah. Mwambaye neza by the way. Merci beaucoup. Ugiye gutangira wibwira abakunzi ba Yawe TV by'umwihariko uri kureba kino kiganiro. Nitwa RASTA TETA, amazina y'ababyeyi nitwa Mubirigi Uwase Marceline. Dukoreshe RASTA TETA, dukoreshe Marceline, dukoreshe iri babangukira nta kibazo. uko biri kose ni RASTA TETA. Ya RASTA TETA nanjye niryo nkunda, ego. Hanyuma rero RASTA TETA, RASTA TETA ryavuye he ko utubwiye ngo utubwiye yuko witwa Marceline, RASTA TETA ryavuye? RASTA nyine ni izina ry'uburasta, TETA ni izina niswe na nyogokuru. Tubwire TETA uko byaje. Waratetaga cyane, wari umutesi? Ego, navutse ndi umukobwa umwe mu bahungu 9, niyo mpamvu banetesheje cyane. Ego, baragutetesheje baravuga ati witwa TETA. Hanyuma rero RASTA byo bibeze biti? Nyine RASTA nyine ni RASTA, nisanze ndi umurasta kubera navukiye mu muryango w'abarasta. Urumva abasaza banjye bose barabarasta, iwacu namenye ubwenge sanga iwacu nyine turabarasta. Birangira rero nisanze n'uyu munsi wa none ndiwe. Yeah. Aho ngo niho byavuye kuba RASTA TETA. Ego. Ariyo mpamvu wambaye iyo myenda. Ndayikunda cyane no kuryama numva nayiryamana. Bari bakiganira bakavuga ati se noneho uyu muntu tugiye kuganira nawe cyangwa se ubuntu batuzaniye nizere ko amatsiko ashize. Batubwiye ko ari umurasta nkuko amaso yabiguhaga, nawe ndabizi neza ko wabikekaga ukimara kubona uko yambaye. Akenshi ukunda kubona iyo umuntu yambaye gutya akenshi tatubona ko ari umurasta. Hanyuma rero TETA cyangwa se RASTA TETA, uramutse usobanuye RASTA TETA mu magambo make wavuga ko ari muntu ki? Ya RASTA n'umuntu w'umumama, ndi umumama, ndi n'umurasta by'ukuri. Ya mba Binyamata, mu mujyi wa Nyamata niho mba, niho iwacu. Ego, ndi umumama w'abana 2. Mu buzima busanzwe ndi umushoferi wabigize umwuga, ariko ubu muri iyi minsi ninjiye mu mwuga wa sinema, niwo nshyize imbere cyane. Noneho ubu ndi gukina filime nyarwanda, yitwa filime ndiho nkina yitwa I regret my past. I regret your past. Yego. Byose cyangwa ntago ari ibyo? Just ni izina ya filime tu. Ni izina rya filime. Tubwiye yuko uri umutwazi wabigize umwuga. Umuntu ashobora kutayibaza, atwara indege, atwara moto, atwara igare, atwara imodoka, atwara iki? Ibyo byose nabikozeho, natwaye igare, ntwara moto, ariko uyu munsi ndi ku modoka. Wabaye munyonzi? Oya, najyaga mu masiganwa y'amagare kera nkiri umwana. Ego, ariko ikimotari cyo naragicapye da. Ego. Kuva ryari rero? Nabaye umumotari mu 2000 guhera muri 2000 kugeza muri 2004. Ego. Hanyuma rero ko tutari tumenyerewe neza ko iyo myaka ya kera hari ukuntu umugore yafatwaga akumva ko hari ibintu atakora nk'ibyo ngibyo ari imirimo y'abagabo.
ntekereza yuko abagore bahawe ijambo, reka mbyite gutyo, bahawe ijambo ejo bundi kumva ko hari ibyo umugore yakora hari ibyo umugore yakora mbere atakoraga. Icyo gihe umugore yafatwaga gute rero muri icyo gihe watwaraga moto? Wafatwaga gute rero muri ako gace iyo wabonaga utwaye moto? Ese wabonaga abagenzi? Ese wabonaga gutwara bagute? Ese ntago bari bafite ubwoba bw'uko ushobora kubagusha? Oya, kubera ko nyine nari narabigize umwuga kandi numvaga mbyishimiye, nabikoraga mbikunze, ntago nari nitaye ku byo abantu bavuga, cyane ko nabikubwiye ko iwacu batubwiye turi abana 10, basaza banjye ba 9 baguye ku rugamba, nkura ndi umwana mu rugo wumva ko ngomba gukoresha imbaraga zanjye kugira ngo ntunge mama wanjye, kuko nige gihe nyine yarasigaranye. So nakoraga rero akazi numva ko ibyo nkora mbyishimiye, cyane ko numvaga mfite n'imbaraga. Nta nubwo abantu bari bazi ko ndi umukobwa, kubera ntago nari mbyibushye, nta n'ikintu cyagaragazaga ko ndiwe. Nabikoraga numva ko ntitaye ibyo bazavuga, njye nashakaga inyungu zanjye gusa. Hanyuma rero nta ngaruka wabonaga aho ngaho? Hari igihe wakoraga nk'ikintu nk'ubu ngubu abagore batwara no muri iki gihe ni bake cyane pe, nta n'icyakabiri cy'abagabo batwara, cy'abagore batwara kuri ubu ngubu. Ese wabonaga icyo gihe byari bimeze bite? Ese wabonaga abakiriya? Ntago abantu bashidikanyaga iyo bazaga kugutwara, basanga ukabona ni igitsina gore, bakahita bavuga ati ntago yantwara, bitewe nuko bari kuba bafite ubwoba bw'uko bagusha, nta cyizere baguhaga, bitewe nuko mbere umugore atahabwaga ijambo? Oya, izo mbogamizi ntago nigeze mpura nazo cyane, kubera ko njyewe nakuriye Nyamata. Kubera ko nakuriye Nyamata, abantu b'inyamata bose banzi, nakuze nisanga ndaho ngaho, niyo mpamvu numvaga nishimiye ibyo nakoraga, ntago nigeze ncika intege cyangwa se ngo ngire n'izindi mbogamizi mpuriramo nazo. Yego, niyo mpamvu nakoraga nyine ikimotari nezerewe. Nk'abantu ni Nyamata gusa wamotaraga gusa? Yego. Ahandi wabashaka kujya se? Ni urugero umuntu avuye Nyamata aravuga ati njyana i Kigali, uramutwaye ni Kigali ngo ba, noneho ubwo umumotari burya hageze byiza ko iyo abonye undagarura biba sawa cyane. Wowe icyo gihe wageraga nk'i Kigali, nibe ngombwa yuko ubura umuntu uzana ugarura, bitewe nuko cya kibazo nyine umaze kutubwira ko Nyamata wenda bari barakugira ikizere bakuzi. I Kigali ho cyangwa se mu bindi bice aho wavanaga nk'umuntu Nyamata, bikaba ngombwa yuko ureba nk'umugenzi usubirana na Nyamata, byo byagendaga gute? Ntago nigeze nzana umugenzi Kigali, kubera ko nakoraga nta byangombwa ngira. Nta byangombwa icyo gihe ntago bari bwabikaze cyane, ako nakoreraga mu nce za Bugesera, nkavana nk'umuntu Nyamata nkamujyana nk'Igako, nkagaruka nkajya Riziyeri kwiramiro gutyo, ako ntago nazaga i Kigali. Niki cyaguterera gukora umwuga w'umumotari, cyane cyane ko nta bagore bagenzi bawe cyangwa se abakobwa bagenzi bawe babonaga babikora? Jewe nakuze ndi umwana umwe, nabigusobanuriye, nakuze ndi umwana umwe kandi nkura ntabona ba papa, ntabona data wacu cyangwa se n'undi muntu wo mu muryango. Nkura nyine ndi jyenyine, basaza banjye urabyumva ko baguye ku rugamba. Nakuze mbana na mama twenyine, kandi nkabona nyine mama arashaje. Noneho rero nkumva ko nintahaguruka ngo nkore nzasaba, kandi numva ntago mbikunda. Yego, ntago nkunda gusaba, ntago nkunda gutega akaboko, mva nakoresha amaboko yanjye. Yego, kugira ngo ntunge umuryango mfite. Rero nyine wari uzigara icyo gihe, moto yo ntago wari uyizi? Byose nari mbizi. Yego. Warebye umuntu umuha amafaranga arabikwigisha cyangwa? Oya, ahantu natanze amafaranga no kujya kwiga imodoka, ariko moto n'igare narabyigishije. Hanyuma rero mama wawe yabibonye ati? Abonye ugiye kumotara, abonye yuko cyangwa se n'abandi mu gace mutuyemo babibonye gute ko uri umukobwa? Nyaka ko ari nk'umukobwa umwe ubikora mu bamotari bose, ukagenda ugaparika mu bamotari b'abagabo ari wo mugore urimo? Nyine urumva abaturage bagufata ukundi, nyine abaturage bo ntago abantu bateye kimwe, nta nubwo abantu bumva ibintu kimwe. Bamwe bumvaga ko ari ubutwari, abandi bakumva ari ubugwari, bakavuga ko umukobwa wo kwa Mubirigi yagiye mu bintu gukora ibintu by'abagabo, buriya ntabizamuviramo kubikirara. Ugasanga nyine buri wese arakwiyumvamo ukuntu. Noneho kuba ari nge mukobwa jyenyine waparikaga mu bagabo, nawe urabyumva. Banyitaga uko bashaka, ariko jye nkumva nta kintu bintwaye,
umva nta kintu bintwaye kubera ko nabaga nzi icyo nshaka kandi nkumva abo bagabo ni abagabo b'abandi ntabwo ari abagabo b'iwacu bazamahira nkumva ko ngomba gukora nyine kugira ngo mbone icyo nshaka yego. Hanyuma rero dusubiye inyuma ho gato watubwiye ko uri rasita teta, watubwiye teta ni muntu ki, watubwiye byinshi kuri teta, watubwiye ko yamotaye. Hanyuma rero rasita ryaje kuza gute rero? Iwacu njye navutse ndi umukobwa umwe nabikubwiye, ariko mvuka mu muryango w'abahungu benshi kandi bose barabarasta. Imfura ya mama yitwaga Bob, baje mu nkotanyi kera, ariko ntabwo izina rya rasita mu muryango iwacu ryigeze rivaho. Iwacu twakomeje kuba twitwa nyine abarasta, nanjye nakuze mbyisangamo, ariko no mu bisanzwe naranabikundaga. Noneho aho ntangiriye gukora imirimo y'abahungu buri wese akajya abona nyine ndi rasta ko nabayeho ndi wa muntu simbizi ukuntu nabigusobanurira, ariko numvaga ndyohewe no kuba ndi uwo ndiwe. Noneho nkumva buri wese yambona ati uriya ni umurasta, uriya mwana wo kwa Mubirigi iwabo n'abarasta bose, nkura numva ko iwacu turi abarasta ego. Hanyuma rero papa na mama nabo barabarasta cyangwa se nabo baracyari? Oya, ni abavandimwe mwavuze ati reka tuba abarasta? Ni abavandimwe babikoze. Hanyuma rero ubona ari iki cyatumye abavandimwe banyu baba amarasta? Si ubona ari nde wazanye igitekerezo, cyangwa se niyo wumva bavuga wumva ari nde wazanye igitekerezo cy'uko famiye yanyu by'umwihariko abavandimwe mwaba abarasta? Ntabwo nabasha kumenya uwo ari we, kuko jye namenye ubwenge baraje ku rugamba. Hanyuma ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubabona bose, kuko ndetse nta n'umwe nabonye mu baje bose ku rugamba, nta na kajuriti nabonye yego. Ubwo rero bituma numva nyine ko abaturanyi bagumaga bita mama Bobo, nkajya mbaza mama ntese mama Bobo yari ameze gute, mama arabimbwira. Yanambwiye ko ari nawe wamwogoshe dread agiye kuza mu nkotanyi, yari afite dread ngo zikora ku kibuno. Ubwo rero ndavuga nti nzatera ikirenge muke, nkura numva ndi umurasta. Mbese muri make mba numva iyi myenda yanjye nambaye nayirarana, mba numva nayiraramo, mba numva muri make sinzi ukuntu nabigusobanurira. Hanyuma rero uramutse utubwiye igisobanuro cy'umurasta ni ikihe? Hari umuntu wumva rasta, hari abantu ujya ubona bambara imyenda ariko bakabyambara ku izina gusa. Umuntu umurasta ni umuntu ki, ni muntu ki? Kugusobanurira ngo umurasta ni umuntu ki, ndumva ntabasha kubigusobanurira neza, ariko uko nzi, uko niyumva, nzi ko abarasta ni abantu bagira neza, ni abantu barangwa n'imico myiza, ni abantu bagira urukundo, bagira ishyaka n'ubutwari. Mbese umurasta navuga ko ari buriya nikira kuri jye, numva mbambuza ukuntu mbisobanura kuko birandyohera nkabura uko mbivuga ego. Hanyuma se nk'abantu bambara iyo myenda yanyu, ariko uravuze ngo umurasta ni umuntu ugira neza, ufasha abandi. Iyo usanze nka mugenzi wawe yambaye iyo myenda ariko ugasanga ari kurwana cyangwa se yateje impagarara mu bandi, icyo gihe umubona gute? Namunenga, namugaya cyane, namugaya kuko aba yishe izina rya Rastafari. Ubundi nta muryango buri kigoryi, birashoboka ko haba hari urimo, cyangwa se birashoboka ko yaba yakunze amabara ariko atari umurasta. Hanyuma rero amahame nk'abarasta mugenderaho ni nka yahe? Nta mahame arenze. Twebwe kugira ngo umenye ngo uragira ihame ugenderaho riba ku mutima wawe, ukamenya ngo jyewe rasita teta mfite uko mbayeho, mfite uko ngomba kwitwara, mfite uko ngomba kwerera imbuto abandeba, kugira ngo ejo cyangwa se ejo bundi hatazagira umuntu uvuga ngo cya kirasta cyampemukiye. Nge rero ngerageza kwitwararika, ntago twese turi intungane 100%, ariko benshi beza barahari ego. Hanyuma rero nka barasta hari ibintu byinshi bigenda bibavugwaho, abarasta munywa urumogi, reka mbyite gutyo, hari abanywa urumogi. Ese kuba umurasta no kunywa urumogi bihuriraho ibyo bintu? Iyo ni imyumvire y'abantu. Ni nk'uko wavuka mu muryango wo mu barokore, mu bapasiteri, ukavamo ukabikirara, ariko ntago umurasta agizwe n'urumogi. Ibyo byo rwose reka mbyite ko ari sebanyabuhanga, ntago tubikora. Ubundi kunywa
itabi, reka nigiti itabi, kunywa itabi ku bantu barinywa nyine kubw'irari ryabo, ariko nta umurasta nyakuri ntaganywa itabi, oya ntago ariwe. hanyuma rero nk'umurasta iyo ugiye nko mu bandi cyangwa nk'aho utuye bakabona uri umumama, watubwiye ko uri umumama w'abana babiri, ntabwo tuzi umukuru angana gutarya umukuru angana gute? Afite imyaka 20. Afite imyaka 20 n'umukobwa mukuru, ndakeka warabimbwiye. Hanyuma rero uwo mukobwa mukuru yabonye uri umumama cyangwa se uri mama wiwe, abifata gute, abibona gute? Reka duhere ku muryango wawe cyangwa abana bawe. Iwacu nyine barabiryohererwa tu, baba bumva nta kibazo bitewe n'imirimo nakoraga inyemerera kuba uwondi w'uyu munsi wa none. Hanyuma umwana wawe cyangwa se w'umukobwa cyangwa n'uw'umuhungu, ufite abana babiri, umukobwa n'umuhungu, babibona gute ku giti cyabo? Ese ubwabo nabo nabarasa cyangwa bo hari uko umwe yavuze ati ngewe mama ndagushyigikiye ariko ngiye simbikunda? Ntabwo ari abarasta, ariko burya umwana w'umurasta nawe aba ari umurasta, kuko ntabwo intare byari imbeba, intare byari intare. Iyo uri intarekazi rero nawe urabyumva byari intarekazi, niko bimeze. Ashobora kuba atambara uko nambara cyangwa se atabasha kuba yakwitwara uko nitwara, kuko ngiye mfite ukwanjye nitwara by'umwihariko, ariko haravuga nyine mama ni intarekazi, nyine urabyumva turi intare wacu. Yego. Ni hagati y'abo bana babiri ninde ubona ubyishimiye cyane ku buryo nawe ubona atebushema nabyo, ku buryo abana ashaka kwambara imyenda nk'iyo wambaye? Umukobwa. Ego, umukobwa arabikunze, ubona abyishimiye, ariko umuhungu ntabwo ari cyane, kuko umuhungu we ikintu cyitwa idini kimurimo ni umwisilamu cyane. Ego. Uravuze ngo ikintu cyitwa idini, ntabwo ahari se yemerewe kuba umurasta cyangwa ni kwa kudakunda ibintu nyine? Arabyemerewe n'uburenganzira bwe, ariko bitewe n'imyaka ye mikeya ntabwo arabasha kwihitiramo icyamunyura. Buriya wenda nakura simbizi. Hanyuma rero ahuba, turi ku ruhande rw'abana bawe, ahuba abaturanyi bawe babibona gute iyo babonye RASTA TETA yiyambariye uku? RASTA TETA wanarijama babibona gute? Abaturanyi banjye nyine baranyishimira uko mbibona, kuko nta wunyanga, mbona harakantu gakunda kumbaho rimwe na rimwe, nk'iyo natinze nko gutaha cyangwa se nk'iyo bigeze nko masaa 4 bakabona sindakingura umuryango, usanga bahangayitse bamamagara, ese muri amahoro, bigaragara ko mbabanira neza. Niyo mpamvu babona nyine kuba ndi umurasta birabanezeza, kandi ubona ko ntacyo bibatwaye. Yego. Hanyuma rero hari umunsi umwe wigeze kubyuka umuntu akaguca intege kubera ibyo ukora cyangwa ibyo wambara, bitewe n'amahame ugenderaho kuvuga ati nge ndi rasta? Ntabwo ari rimwe, nta nubwo ari kabiri, nta nubwo ari gatatu. Abacantege mu buzima babaho, ariko ntago umuntu runaka wambuza kuba uwo ndiwe. Hanyuma rero watubwiye ngo umurasta ni umuntu ubugwa neza, tanga amahoro, murasta uko biri kose abakora ibyiza, niko numvise ubisobanura. Ibyo bintu byose hari abantu babikora ariko atari abarasta. Ese icyo gihe ubona waba ari rasta mu buryo atazi? Cyane rwose ubura umurasta nuko butabizi. Yego. Kiba kibura ngo bimenye ni ikihe rero? Ni imigenzereze. Nibihe migenzereze rero? We iyo ugira neza kandi uzi yuko ugomba guharanira ubugwa neza mu bandi, ubura umurasta. Ntago kuba umurasta ari kuba wambaye uko nambaye cyangwa se ufite dread cyangwa se oya. Iyo ufite imigenzereze myiza iteka ryose ubura umurasta. Natangiye mvuga ngo umuntu uri kureba kino kiganiro kutayibaza impamvu twazanye uyu muntu, ndongera ndavuga ngo amaze kwivuga cyangwa se umaze kwibwira abakunzi ba Yawe TV bahise babona ukuntu wambaye, bahise babona kuri nk'umurasta. Ndagira ngo umbwira aya mabara, ndabona ari umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'umukara. Aya mabara asobanuye kuri wowe? Aya mabara rero asobanuye byose ku buzima bwanjye. Yego. Ni amabara meza cyane, kandi ni amabara ubona ko akeye. Hanyuma RASTA TETA turi kugaragara ku musozo w'ikiganiro cyacu, watubwiye ko watwaye moto, naho twibanze cyane tubwira uburyo wabaye mu buzima bwo gutwara moto kugira ngo wibesheho. Waje kujya ku modoka ryawe cyangwa waje ku mushoferi gute? Kubera ko nakoze ikimotari nta byangombwa nagiraga,
naje gufata umwanzuro ndavuga ngo reka njye gushaka noneho kategori nk'abandi mbashe gukora ntihishahisha. Ndatekereza nishaka iya moto, ese washaka iyi modoka buriya siho natera imbere kurushaho, mpita nigira inama nyine yo kujya gushaka kategori y'imodoka. Uratwara abantu nta kibazo Rwose pe ndatwara. hanyuma rero turi gusoza ikiganiro cyacu, gira icyo ubwira abarasta bagenzi bawe, gira icyo ubwira abakunzi ba Yawe, by'umwihariko n'abakunzi bawe abakurikiye kino kiganiro kugira ngo dusoze. Abarasta bo barabizi ko mbakunda cyane, bivuze ngo umurasta wese ahari yumve ko mufite ku mutima kabisa, ndabemera. Yego ni amahoro. Yego Teta, reka ngushimire wowe wemeye kuganira natwe, reka nshimire ndetse na buri umwe wese wakurikiranye kino kiganiro cyo kuri Yawe TV. Nanashimire wakoze subscribe ndetse n'utarayikora, uyu niwe mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Hanyuma rero yari Ange nk'ibisanzwe, twari turimo tugana na Teta Rasta. Mwumvise byinshi kuri we, mwumvise uburyo yabaye mu kirasta, mwumvise uburyo ubuzima bwa kirasta uko buba bumeze, buraryoshye cyane. Reka mvuge ngo peace and love, bye bye.